ndebere kandi umva nta n'imbaraga byagenze gute se umva nacitse imbaraga unavuye ku kazi umbwira ko umeze neza byagenze gute ncisha muri mwe umva mfite imbeho numva nta mbaraga mfite nkashyuha ubundi nkongera numva ndi guhondobera umva uhondobera ku manywa y'ihangu se nyine nk'uko nturyamye wumva numva ari byiza gutyo undyamye wumva ufite imbeho kandi uhumva uhondobera cyangwa uhondobera ntarava mu kazi oya nyine ntabwo mfase ngo umuhondobera utarava ku kazi birifata nkajya kumva nkumva nk'iminota mutoya ngize imbeho ubundi nkumva ndashyushye ariko nk'uko nyine uko ndyamye mba numva ndi guhondobera numva nacitse intege niyo mpamvu ubona nta n'ikinisho niba niyo wiri hano utagiye ku kazi turatugana aha ntabwo byakunda ko duhorana ariko ibyo ari byo byose ko hari impamvu iri kubitera ahari ishobora kuba ari uko turi mu itumba aha shari nyine hari ibintu ntigeze nkubwira ko nanjye ubwanjye ntabwo numvaga ko ari njyewe numvise ari ibintu bintunguye cyane sinzi niba wenda uyu munsi waba ufite umwanya cyangwa se yaba ari cyo gihe cyo kugira ngo mbikubwire numva nanjye niyo mpamvu navuye ku kazi kare mvangura bizi ko nsanzwe nkwitaho uvuga atari ku munsi reka ntahe kare tuganire dusabane numvaga kujya cya gihe cyo kugera mu materaniro cyangwa se kwegerana n'Imana tugira cyo mu rugo kiri buze kugera ariko twaganiriyeho numva twaza kugikora duha Imana icyubahiro tunayishimira reka Imana icyubahiro kubera ya keredi bayisinye se reka nkubwire nyine abizi ko mbere kugira ngo tubananye ntabwo nari yego barasenga mu gihe cy'amasengesho kirekire rimwe na rimwe bambwiye ko ajya gunerekwa niyerezaga ndi umukristo na pasiteri yaranze none se ugeze usenga ukumva ijwi rikongorera cyangwa se rivuga cyane hari igihe cyageze isezerano guhera kera imyaka 20, 30 n'ingahe Imana igenda isezeranya yagiye idusezeranya ibintu byinshi ikambwira n'ibintu byinshi oya njye nyine icyo nshaka kuvuga amasezerano mu by'ukuri ari igihe watura ukabwira Imana ikintu wenda ukazagera ukahita ubona kirakozwe ariko se niba nabyita ubusazi niba nabyita ibiki byaranshanze no kubera meze neza ndabona n'ubundi mumeze neza nta kibazo rwose gihari turabishimiye kuba mudusuye mwakoze cyane ibyo mwakwakiriye amakuru yanyu namwe amakuru ni meza akavura karagwa nta kibazo n'ubucuruzi buri kugenda neza turi kubona ibyo turangura imboga ziri kuboneka nta kibazo rwose amen twebwe rero turi abashuti ba Fabiola twumvise ko yimutse twagiye aho yabaga dusanga nyine yarimutse tugerageza gushaka ahantu yimukiye kugira ngo tumusure tuza kumenya ko yimukiye muri iki gipangu ariko kugira ngo tugere aho ari nyine tubanje kugera mu baturanyi kugira ngo nyine nabo tubasuhuze muri inshuti ya Fabiola yego Fabiola buriya yari umuturanyi wacu n'ubundi natwe twari duturanye noneho tugirwa umugisha tugiye kumubona tubona n'ubundi aje ahantu dutuye ari muri iki gipangu cyacu nta kibazo twaramwakiriye nk'umuturanyi ni byiza cyane kubana ni byiza
ufite umuturanyi muzima biba byiza cyane. none se reka nkubaze urabizi ko atabyara turabizi twari tubizi ko atabyara ni ibibi byose agenda akora ahantu hose n'izo ngaruka ze zigenda zimugarukira n'undi iyo umuntu akora ikibi iteka kiramugarukira niyo akoze icyiza nabwo kiramugarukira uzi ubuhemu bwe ntacyo yabona n'umushiha we ahubwo se mwe mumuzi mute umva agira umuntu ibintu by'umushiha ntago azi gusabana n'abantu wa muntu wishwe n'umushiha gusa mama reka mbasabe ikintu sibyo ntago mukwiye kwifata ngo muvuge mugenzi wanyu gutyo sibyo ntago ari mwebwe Imana yamushyizeho Imana nifite iherezo ku rubyaro rwe iri byo kwifata mukajya kwiha umuntu waremwe n'Imana wahagaritswe n'Imana mukamuvuga ubusa aricyo kintu cya kituzanye hano kubeshya gusa ibintu bimaze kumbaho nagize kwizera ariko nanone mbitekerejeho numva ni nk'ubusazi yagenze gute n'ibiki se umuntu muzima ashobora kwicara kumva irindi jwi hanze rikaza ukaryumva rimwe na rimwe abantu b'Imana Imana ijya ibasanga mu gihe kidasanzwe cyane cyane nkatwe twizera Imana igihe dusanga mu gihe kidasanzwe ikatuganiriza nicyo turusha abandi mukavugana se cyangwa ukumva cyangwa ukareba ukerekwa ngiye biriya bintu biramvanga n'ukuri ntabwo ndabisobanura mugakiza amazemo igihe gitoya ariko reka ndamere guca ku ruhande mubwira ntunyite umusazi ariko wenda ntiwanyita umusazi kubera ko uri umunyamasenga mperutse ujya harande dusengera mu kibaya ndi kumwe na pasiteri noneho kuri iyo nshuro ho nari mbabaye turasenga ngiye kumva ngiye niyumvira ijwi nguhaye Imana ijwi ndaryiyumvira mu matwi yanjye na pasiteri araryumva ngo nguhaye umwana ngo nzamura icyubahiro cy'Imana se niryo wumvishe niryo pasiteri yakubwiye cyangwa nibyo watekereje nyine ese nabyumva njye natekereje ko wenda naba ndi umusazi gusa nasara na pasiteri yasara wumva ijwi ry'Imana simbizi niba ari iry'Imana Imana imbabarire wenda nuko ntabisobanukiwe ariko nagiye kumva numva ijwi rirambwira ati utuye umutwaro wari uhetse ngo wumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo subiriramo ntizamure se ngende kukubaza niba ariko bijya bigenda kuko we wasenze imbere yanjye njye niyumvishirije ijwi nari ku kazi njyewe niyumvishirije ijwi sibyo banza kugira ngo ni iki gusa duha Imana icyubahiro ariko reka kuko kuva ibyo bintu nabyo ntangire hano nkizamura se ntihere hano cyangwa se niba abaturanyi kubera ko wumvishe amagambo y'aba baturanyi bakubwira y'urucantege ukaba ni Imana ni inzozi ni iki basi reka iki kiganiro abona itaraba redi bihindutse nkabona uratandukanye ikiganiro tukivurire gusa hari igihe kubera kumara igihe uvumba amashimwe y'abandi tujya mu masabukuru y'abandi tujya kwita izina ry'abandi uyu yibarutse yagize isabukuru niyo mpamvu nari nkozwe ku mutima naho nta kindi ariko
icyo yavuze no kugikora izagikora. tuzanye hano Ese ubu tumwihaye dute niko twamubujije oya ko waje umubwira ngo uje kureba Fabiola uje kumubwira yuko atabyara n'iki none mwese muramwihaye mwiteruye hejuru ikiganiro muri kuri Fabiola njye mbona ari umunyamushiha wa muntu utabana n'abantu namwe nimworoshye umva usa umuntu yabana n'umuntu uvuga gutya umuciraho iteka nkawe akazagukunda ndabimubwira nyine ubwo si ubwo mwewe muri inshuti ziye nziza amenye inshuti zarizo amenye nabo muri bo inshuti mbi gusa nyibwira rata njyewe Fabiola yahemukiye inshuti yacu ndababara ku buryo mbonye njye n'ikimukuraho cyane nagikora ariko ikintu ugomba kumfasha mumfashe ntazajya aho azajya hose bizamupfana ubusa azabura umwana burundu azamubure yemaze kubona amaze no gukecura reka numva rero nkubwire nta rundi rwango mufitiye pe ahubwo uriya mugore ni umugome mubi cyane uzi ko yaroze mugenzi we njyewe mfite inshuti yanjye nawe yari inshuti ye aramuroga burundu arapfa baramushyingura arapfa nyine hakuze umutima afite none ko aje guturana natwe reba abana dufite aje guturana natwe kandi we nta n'umwana agira turabigenza dute reka mbabaze ari uroga ari ufite amagambo mabi ninde murozi wa mbere ahubwo amagambo ufite yanyu mwebwe nimwe barozi ahubwo babi cyane yaramurozi wabihagazeho urabibona amagambo mabi se gusa mufite amagambo mabi mufite kamere mbi y'ubutindi musenge Imana ibubahe umutima w'urukundo naho mufite umutima mubi cyane wa gitindi siko numva uri kuvugira uriya mugore cyane we umwamureye kibi naje hano nk'inshuti buri inshuti nyabakirega wambwiye ngo duhaguruka tujye kureba Fabiola twamureba se mu bireba wikise mbaje gutara amakuru ye mbega abagore ubugome bwe mbega abagore ngiye gushaka uburyo rero dushaka n'uburyo tumwirukana mu iki gipangu yajemo niba ari uko ameze bababwiye ngo agati kahagaritswe n'Imana ntawe ushobora kukareka azaturogera abana abaroga si kimwe akanwa kanyu ntawe karoga ahubwo yabanze kuroga wowe nta kibazo azandoge Chere wacu wiriwe neza se ko mbona umunaniro ukwishe napfuye ndananiwe nari nsinziriye mu ntebe biteze meze neza ni amahoro akazi kare kavangavanze kora mu iryo kote rero banza uruhuke yari hari n'akabeho ariko arikuramo nta kibazo ese wiri uti mbona amavunane mbona ibitotsi nyine biba byanyishe nirirwa nicaye numva ndi guhondobera nta mbaraga mba mfite guhondobera byagenze gute se sheri nanjye ntabwo mbizi nyine mba numva nta mbaraga mfite kandi n'akazi kaba ari kenshi ubwo iyo ndangije kugira ikintu nkora ndaza nyine nkiryamira hano mu ntebe irungu ryanyishe ahubwo nyine nagira ngo ngusabe rebe ukuntu twashaka umukozi azajya amfasha bashaka umukozi ikibazo biguteye twaza kubiganiraho turaza kugira umwanya tubiganireho ariko ibyo by'umukozi biradutwara umwanya kubiganiraho nagiraga ahubwo nje ari byo bindi mu mutwe njya kubwira ko mama ari buze kudusura nese mama n'umukozi bihuriye maze niwe ugira ngo abe umukozi wacu twaza kubiganiraho tukagira umwanya ariko mbanze nduhukemo nyine umbabarire kuba ntabashe kukwakira nkahita nkugezaho iki kibazo cyanjye cy'uko naniwe ariko ndibaza ko kuvuga gushaka umuntu wadufasha hano mu rugo ari ibintu twaganira keretse ubaye wumva bidashoboka wambwira ngo ntibishoboka ubaye wumva bishoboka sinzi ikibazo ufite
turaza kuvugana mbanze nduhuke ariko nagira nkubwire ko ari buze hano. Sheri n'icyo uri kumpisha iki kintu uri kumpisha ko ndebe wahindutse none se kuba umukozi ari buze gutekereza kuba twashaka umukozi bihuriye ko n'amabuko ari buze none uragira ngo mama bari uzajya uza gukora imirimo yaha cyangwa akaza agasanga ameze gutya naza agasanga ameze gutya ntabasha guhanagura imeza ntabasha koza ibyombo urumva atari ikibazo Bizanye ari byo byari bindi mu mutwe umvaga ibyo ni ibintu bibuze nkubwira rero kuse ngewe ibintu bya mama n'umukozi ndumva nta hantu bihuriye genda nibaza ko umukozi abaye ari hangaha na mama akahagera byaba byiza kurenzaho none twahita tunaboneraho umwanya wo kumubwira ko ntwite sibyo byaba ari ngombwa ra umukozi nyine n'ikindi gihe yazamuzana Sheri ntabwo ngende gusobanukirwa isi nta nubwo uhangayikishijwe n'ubuzima bwanjye cyangwa ubw'umwana wacu ese ungize ibyago nkanyerera ku makaro nkikubita hasi ngibyo byose birumvikana ariko ikindi gihe twazavugana cyangwa se tugatangira kumushaka kuko nyengeye nyemerera ntabwo bigoye nyemerera n'ubu nashaka umuntu nkashyiraho umukomisiyoneri akamudushakira icyo nari nkeneye byari uruhushya rwawe ntacyo byari bitwaye ariko si iki Sheri sobanura ngewe sinzi ukuntu nkubona ariko si iki ndananiwe ndumva nta mugongo mfite kandi mfite ikibazo cy'uko nshobora kugira risike mu gihe ntwite nkaba nanyerera cyangwa se simbe nanagutunganyiriza imyenda simbe nagire n'ikintu nteka kumba numva mfite n'isiseme ku gitunguru nagikata nkumva kiranukiye kuba nashaka umwana udufasha hano nta birenze na nubwo yaduca amafaranga menshi urabifata umukozi ukabihuza na mabukwe ukabihuza n'iki ibyo bintu uba amasegonda tuganire ntabwo wamaye n'igisubizo ahubwo ndetse niba wenda wumva ko nta bushobozi uzabona bwo kumwishyura kandi nzi ko akazi ufite ubushobozi bwo kuba wahemba umukozi uzamuhemba ariko cyangwa tuze tumushaka n'ikindi gihe kubera ko ubundi reka turaza kuvugana kandi uvuke Karibu sana ndakuzi. Ntakoze ukoze ariko se uri nkande umpakanye. barire niba imbonye hetse mu rugo ushaka gusura Ariko mubonje gusura nturimo. iki gusa nagukoreye Ndetse wibwira ko mu myaka maze sibyo nabyara nakuze babyarashe utekereza ko mu myaka runaka umaze utambyara byibura nakuzukuru kamwe hari icyo umaze mu maso yanjye gusa mama ko Imana ari yitanga urubyaro igihe nuko kitaragera ko nikigera bizaba Imana itanga urubyaro
uvuze ngo Imana itanga urubyaro ubu ureba imyaka umaze utampa abuzukuru Nyeko uyibona gute bivuze ko Imana itanga urubyaro ariko reka mbanze nkubaze Imana itanga urubyaro ese wowe uzaba utarutanze hanyuma Imana imanuke mu ijuru ari iziruguhe ariko mwabaye muti yewe narumiwe gaho mbwira ikizakurikiraho ni iki ndi umubyeyi ariko se mwami igihe gito nuko mwakomeje ari ibitangaza by'Imana igihe gito ukwezi kumwe amezi abiri imyaka 3 imyaka 4 ese ndaguye igihe kingana iki tekereza ko ngewe norohewe ese tekereza ko ngewe ntakeneye kuba nabona umwana nakikira ariko mwabantu mwe isi n'ibyayo byose bana bikige mwabaye imyaka ngezemo igihe ngezemo nkeneye iki okay ubivuze neza ukeneye iki bisubiramo cyane ntabwo mbyumva ukeneye umwuzukuru oya ntabwo ndabyumva nkeneye iki umwuzukuru so bishatse kuvuga ngo uwo mwuzukuru nintamubona aha hanyuma nanjye nguma urimo kubyumva neza ese urabyumva cyangwa ntabwo byumva oya ntabwo byumva oya ntabwo ubyumva ntabwo byumva ubundi mwibariza akabazo k'amatsiko umugabo wagiye kugushaka yashingiye kuki yewe mbaze umugabo ngo bitagenda gute mubajije umva madame nanjye ndakomeza urwanjye mama nakwakira nase urinjira mu nzu ntasingire unyakira caho nanjye ndaca mama